meze neza urumva nameze nabi n'ukuntu nsohokanye heza gutya turye n'akantu k'agaserefa ariko urabona ukuntu hano hantu ni heza n'uturabyo ntabwo ari ngombwa kujya nta nubwo ari ngombwa ariko kukifatira ndagukunda cyane nkunda uko unkunda sheri ndagukunda cyane pe ntabwo undi wandusha maze uzi ikintu bitaga ngo kubona imiyenzi yeze pome buriya se uteganya yuko uzabona uruyuzi rweza avoka we ibyo bintu rwose tuzabibona nitugera mu minsi iri imbere nzagukunda paka umuyenzi nyine usoromye amapera tworo two dutaba muri kone utwo tuntu tuzi ahantu mba nadukuye erega cyane cyane ngiye nkunda gutemberera mu ijoro mu ijoro ese umukobwa wa Yesu waba warajyanyeyo nande ntabwo bizi naremeye nkoresha itike kugira ngo basi nzabone ibyo nzaza nkakubwira no mu ijoro barategareka buriya urabizi njyewe urumva nzagukunda mpaka mu kiyaga hajemo itasi imwe rwose y'amazi tureke kubavunjisha paka mu kiyaga hajemo itasi imwe y'amazi sheri nawe uri danje maze ngemba mbuze n'icyo mvuga ufashe telefone se ukuntu nzagukunda mvuga ngo ngize amatsiko aranyishe cyane nzagukunda kugeza cyagiye noneho urukundo noneho ruhise ruba impamo mbaza ngo urukundo rubimamo gute se wowe ntukanyicisha amatsiko nyine jya uhita ubundi umbwira hari ukuntu nyine abantu bajya bagira gutya bakundanye urumva bagahita bitana mu mago wasanga n'ubundi tuzanagerayo nkazajya njya rimwe ku munsi ibyo ntabwo nabikunda njyewe sheri wowe nyine sheri ibyo bintu njyewe wasanga uri umusore wo ku cyaro nkwe gusa na nyine nta kintu ufite reka uzabaze nabura aho umunsi wabiziye umwana w'isezerano usake ibyo bintu urumva nabigukora kubera iki ubundi niba nkukunda ngomba kugukunda nkaguhahira kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere urya neza inyama amakaroni ibintu kurya neza no kurya inyama oya ushobora no kurya neza bitewe n'ibintu ushaka ukarya n'ibindi bintu biri aho nyine ushaka weho gusa